amafaranga kwari mama amafaranga yanjye ndayabonye muganga we Sadu wagura agafanta muganga ndayabonye yatose ariko ndayabonye iwe muga do kandi nanjye nazikubwira wakana we ukazandika cyangwa se reka zime kuko turi kwihuta ahantu hano Uganda ahangaha ku gicumbi cyo kwa sogokuru na sogokuruza hano ahakomeye cyane bashaka guhemukira abantu ubundi ndashaka wowe ngo waruturutse wakana we amazi ngamuciraho arahita akira se arahita mwana wanjye uri na sogokuru aho ngaho aradibwa wundi wazaga gukora iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane mwebwe muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ndacyari MC Seti nkuko bisanzwe ubu turano bita Lucky Victory ni muri Uganda nkaba ndi kumwe rero na Sadunda ariko tukaba tumaze n'imisi twatemberera niyo mpamvu rero Sadunda twifuje gushyiraho kamera wenda cameraman araza kumfasha atunge hari hakurya hari amahoteli niho twaturutse ni naho Sadunda yatembereye reka rero tubanze tumenye impamvu ki bitumye dushyiraho kamera byihutirwa mu buryo nk'ubu cyane yuko ari ubwa mbere mubonye ko nkoze introduction nk'ingi mbabaye kuba wenda mushuti wanjye yagirira ikibazo ahantu turi nkareka kuba namuba hafi tumaze iminsi naha ureka rero tubwire uko bimeze Sadu none wowe urabona ko twatandukanye nijoro mu gitondo twavuganye urambwira ngo watembereye ubundi byagenze gute byakugendekeye gute so urumva tutagiye mu bintu byinshi ngewe urabizi twageze hano ku mugoroba uretse ko twari turi mu bintu bitandukanye hari kimwe nta nubwo naje burya ndi ngenyine nubwo ntajya kumentioninga abantu wenda twazanye bamwe bariza aho yima hirya iriya Kiboga niho bagiye nge maze iminsi ndi mu masengesho benshi barabizi cyane maze iminsi nkora umurimo w'Imana so rero hakaba hari ibintu byaje kumbaho mbere ari nabyo nge ndi gusengera muri iyi minsi so rero tutagiye kure tujye mu bintu byinshi nimugoroba ahantu nakiriwe nawe wari uhari urabizi hari iyo ugiye kujya ahantu sinzi ukuntu nabivuga gusa iyo ugiye kujya ahantu benshi murabizi umuntu araguha imperekeza rero hari udufaranga nari mfite twimperekeza zingeza aho tuje hano muri Uganda nkuko uri kubibona cyangwa nkuko abantu bari kubibona cyangwa bari bukomeze no kubibona ayo mafaranga higanjemo nafite amadolari 500 amwe ndayavunjisha giramo amagande sigaranamo andi madolari ntaravunjisha ariko mvuga ngo igihe nzamara hano nzayavunjisha so hanyuma ni nyakoreshe nyine ikintu cyari cyatuzanye nawe uzi utayebewe wenda kugira ngo wenda tubisobanurira abantu cyane nakwifashije nguze mu murimo w'Imana twari tugiye kuza gukorera ahangaha hanyuma rero bigenze gutyo hari umukobwa muraza kumbabarira munenyihanganire burya ibibazo bije nta kundi uremera ukabivuga byaravuga ngo ujya gucikira indwara arayirata hari umukobwa twari turi kumwe mu buryo buherero kugira musobanukirwe byari byo uwo mukobwa yaje nk'umukobwa uje kubana natwe muri service zimwe na zimwe nawe uzi nyine wari uhari
hari umukobwa wari uhari ngenda biza ariko nuko ngira ngo abantu basobanukirwe wowe nyir'ubwite ubyivugiye. So umukobwa rero twari turi kumwe gusa ninjya kumuvugaho byinshi abantu murandakarira cyangwa muvuge ibintu byinshi mwishakiye, ariko reka tureke wenda kujya kubimentioninga cyane, gusa turase ku ntego z'ibyatubayeho. So umukobwa yaharaye aho ngaho, amaze kuharara bukeye umukobwa aterura ya mafaranga yose arayatwara. Akimara kuyatwara nabuze uko mbigenza, nkubita umutwe hirya no hino, nzunguza ibitekerezo, ndaheba ariko ndaheba. Niko kwifashisha rero hafi wowe cyane, kuko nakubajije ni ese twakora iki, ni ikihe kintu twakora kugira ngo amafaranga agiye abe yagaruka wenda ntidupfire hano. Reka nubwo nahita njye nigarukira i Kigali mu Rwanda ariko ntagiye gupfira hano. So rero nta kundi byagenze, wahise wowe vuba cyane wituma nimero z'umuvuzi bamwita Mukasa, erega na hano arahakorera muri Uganda. Ko wowe hari utuntu twinshi mwakoranye wagiyeyo urabibona. Rero hano kuko ngo najyaga numva ko afite igicumbi hano, niyo mpamvu rero nahise nkubaza ako kanya, tuhita tumuhamagara, niko guhita turangira igicumbi cye kiri. Ntitwari tuhazi, sinzi nawe twavuga karitsiye yatubwiye, ziriya karitsiye zo hakurya hariya eri bahitayo bacyaseka wari tutuse waliwe tuvude Mulongo. Yes, Mulongo rero niho muratwihanganira, ntabwo irimi bye ntatubizi, ariko nyine ugerageza kumvikana nabo, turagerageza. So aho Mulongo niba ari Mulongo niba ari he niho Mukasa yaturangiye. Nituhagera turahabona n'icyapa ngo Musa Mukasa. So rero twakibonye, tukimara kukibona nicyo cyaduhaye inzira yo kugera ku gicumbi cye. Bahise dushaba bano bavandimwe baduca amafaranga, ariko tubabwira ko nta n'igiceri na kimwe dufite, tubabwira ko aho tugiye kuyakura, tubabwiye nyine ibibazo twahuye nabyo, nawe urabizi, niko turi kubibwira abadukurikiye. Yakubwiye yuko umukobwa ni ukuvuga ngo amafaranga biragenda gutyo. Ibyo narindi kuvuga ngiye kubisorezaho. Mukasa we yambwiye ko njye ningera ku gicumbi cye ndibuze kumuhamagara tukavugana, hanyuma uwo mukobwa akamushika akaza akampengarura amafaranga yanjye. So rero ukuntu nahise mbigenza, sinjya kuvuga byinshi kuko abaganga hari ibyo mubanza kuvugana mbere, sinjya kubivuga kuko byo byavuzwe byanarangiye. Rero n'urwo rugendo twakoze kuva iyo Mulongo kugera hano ho sinzi ngo nihe, gusa nuko duhingukiye aho Mukasa yaturangiye. Rero niba naba bahazi simbizi, turavamo tubaze, kuko bano nabo batubwiye ati turabageza hari igicumbi ariko muze kubaza neza. Ariko kuko uvuze yuko yakubwiye ko umuhamagara, buriya turamuhamagara tumenye ibyo ari byo. Uko biri kose turamuhamagara, reka tumuhamagare ahubwo mbere yuko tuvamo, kuko ntago wavamo ngo uhite wiruka. Dore mwabantu mwe, dore nimero yiwe niyi, dore ni Mukasa. Nguyu Mukasa niko nanditse, ukamuhamagare numve. Iri kunyuramo, reka twumve niba ayifata. Kuki ibibazo ngema mbona barakuroze muganga? Mwiriwe neza n'amahoro. Mwiriwe neza, murakomeye? Yego. Muratwihanganira. Yego. Tuhageze dutinze kuko ubwato ni Sadunda muri kuvugana. Ninjye twavuganye kare mbabwira ikibazo cy'umukobwa waje kuduhemukira mu ijoro ryashize. Hano Uganda, muturangira aho igicumbi cyanyu kiri hano Uganda. Ngira ngo ahari mushobora kuba muri Imana y'Abanyarwanda, kuko ahantu hose Abanyarwanda bari mushobora kuba muhafite n'ibicumbi mukabafasha. So nagiye kure, twari tugeze ku Mwaro.
sinzi rero icyo turi bukore. Twavuye aho murongo mwatubwiye turaza tugeze hano kumwara ahantu hari ibiti byinshi, sinzi icyo turi bukore gusa. Ni muve mu bwato bana banjye, muve mu bwato muhite mwambuka, murabona ahantu hari igicuma abasogokuru n'abasogokuruza banyweramo urwagwa, nimurangiza muhagarara aho ngaho kuri icyo gicuma, murahabona ahashinzwe amacumu mashyiriza bitandukanye. Aho ngaho niho nororera inyamaswa zanjye, aho ngaho mu ishyamba wakana banyumva shaka. Ndi kukumva muganga. Tumanuke muve mu bwato uhagarara aho ngaho kuri icyo gicuma, nuhagera ufata amazi yo mu nyanja uhanyanyagiza gatatu, unamuvuga ati babyeyi bafatisha mu nzanira aka gakobwa kahariye amafaranga babyeyi. Tibabyeyi mbasa umwana wampaye amafaranga ndagira ngo mumuzane. Ubisaba ababyeyi Sadu, ibi bintu nzanyemo ngaho taruka. nanjye ni ubwa mbere. Mayi we nari mpfuye muganga. None se hanyuma tugende turakomeza dutambike se? None se muganga, tugeze ahantu tubona akantu kameze nk'akaruri. Byabandi ko mbizi. aya majakete. You take your jacket. abarwayi ndi kwitaho ntabwo ndi hafi aho ngaho, ariko kwegera icyo gituma basogokuru banyweramo inzoga n'ubundi. Sogokuru aragufasha, uwo mwana wakwibye aho ngaho niho hagufasha. Uranyumva mwana wawe? Turaca ruguru y'izi nzu se turi kubona hari n'amamodoka aparitse. Hari igicuma aho ngaho mwabana mwe basogokuru banyweramo inzoga, nako muzi kumva aho hafi y'inyanja. Hafi y'inyanja uruhu rw'inzoka mu giti, ahantu haparitse amamodoka. reba ahantu hari uruhu rw'inzoka mu giti. Ndabona ari hano. Hano se hari uruhu rw'inzoka, dukomeze tuhashakishe. Nagasana ibi bintu seti, ibi bintu biri Nari ndi kuvuga niba barakuroze niba byaragenze bite. muganga. Nituhagera turongera tubahamagare. Yego ndakumva. Do siruri ruhu. Uruhu ruri he? Igicuma se sikiriya. Ese zino modoka Aba kamerama mukureho kamerama. Sha tutaza kugira abantu hano, hari abantu benshi tutaza gushyiramo abantu. Tumaze kuhabona gwintorero babwiye. babaje nabo kwivuza. Reba imodoka haparitse. Dukomeze dushake. Kandi igicuma ari kiriya. Seti bira bintu nibiki? Izina rya Yesu tunyure tudashyiramo abantu. Bira bintu ntago nabijyamo pe. Ndetse amafaranga urayahomba. Kamuhamagare Niba koko cyangwa cyeka niba wenda umukobwa hari uburyo urimo kumushyiraho urubwa. ntago mushyiraho urubwa. Basi ntacyo, reka tubyereke ubwo abantu. Niba muganga ari bubikore koko byanyabyo, reka nongere muhamagare. Oya nabikora. Uzi se impamvu? Uriya mutipe twagiye kujya kumusura ariko ibiro naboneye iwe. Ni igitangaza. Nureba kiriya gicuma ni n'ubwa mbere nyibonye mu buzima, reba ukuntu kireshya. Ibi bintu se bibaho? Ntago bibaho Katita. Ese ko mbona ari mu mashyamba. Ese muganga katita. Izina rya Yesu. Tugende. Tugeze. Reka bakuriho kamera kugira tudashyiramo aba bantu. Tuhegere tumuhamagare. Nubwo ntese turagomeza tugoma nubwo bareba buri kwira. Ese arabashyiramo. Reka mbonye yitabye muganga. Hantu watubwiye turahageze. Se tuwaje ariko. Njye ntabwo ndi buhegere bro. Twahageze turi kubona. Seti ko ntangiye kugira ubwoba. Ndetse ari kure muganga ndamuvugisha rwabungana burya ko turi Yesu toka shitani mu izina rya Yesu. We mukamere bura bucuma. Kubona inzoka nkabona ubucuma nkabona ibiki nkabona n'ubucupa hejuru. Muga ibi ni ibiki ko mbona biteye ubwoba? Izo nzoka ureba icyo gicuma nicyo basogokuru banyweramo mwana wawe. Yego. Ayo macumu ureba, izo nsindano ureba. Yego. Izo ni ingabo, ni ibihano ngenda manisha abantu mwahemukiye abana. Iyo nshatse nohereza kimwe muri byo kikagenda kikajya guhana uwo nshaka guhana mwana wanjye. Aho ngaho mwana wanjye. Aho ngaho ni ku gicumbi gikuru w'akana. Muganga nyakubahwa turakora iki?
hehehehe uwo mwana ngiye kumushika none ahangaha muzana ngiye kumuzana muri iyo nyanja yanjye narababwiye ngo ntegeke inyanja ikanyumvira ntegeke ihembe karondoza aho nditumye ririhuta niho umurabyo ntabwo ritinda wakana urayifasha Jiwe ndumva muga none se ubu ni ikihe kintu seti yako seti wambabariye wowe ukaza ukandebera seti ko mbona afite ubwoba muga none se uwo muntu wamwibye bigiye abandi muranyumva neza none se muga ko dutegereza igihe kingana gute ate mutegereza uwo mwana agiye kumushika mukure mu nyanja muzane none ahangaha inyanja yanjye ndayitegeka ikanyumvira ntabwo mureba inyanja yanjye mwabana turi kuyibona none se muga ewe ko mbona rero ndababwiye ngo mwabana ngiye kumushika none ahangaha ngo turumbure muri iyo nyanja muzaho ku gicumbi uteze inzu ndetse muganga we muga biriya ni ibiki ndi kubona muga dore wa mukobwa ndi kumubona ari kuva mu mazi hasi narababwiye ngo ntabwo kinashaka soti biriya ni ibiki muga yes muganga se turi mu biki ubundi muga ko twirukanganye se ndagirane muga ndamwegera ari bukunasa none muga tubigenze gute mundeke mumbabarire ari kuvuga ngo wimuteze inzuki ko mbona inzuki ziri kumurya zimeze nabi muga ari kwigaragura inzuki ziri kumurya ameze nabi arasa nabi cyane muga hagiye gukorwa iki amahembe ahigurwa yanditse umushinga ubwirinde nk'uti ku rwiyindi mwana wanjye bashaka nababwiye ngo ndi umuhani abajura baba bashaka guhemukira abantu ubundi se sha wowe ngo wari uturutse wakana uturutse mundeke ngiye mumbabarire ntabwo nzongera mwakira amafaranga yanyu mwakire noneho umbwira icyo wumva ushaka ko ngukorera nicyo ndi kubakorera uranyifasha ziranzuki muga inzuki ziracyari kumurya afashe igipapuro kizinzemo ibintu arakijugunya reba niho ubutunzi bwawe buri mwana wanjye none se mbitoragure ibitoragure niho ubutunzi bwawe buri mwana wanjye nose wayatoye nyatore muga nyatore koko nongere mfate nta kibazo harimo amafaranga harimo amafaranga yanjye ndayabonye muganga we saturagura agafanta muga ndayabonye yatose ariko ndayabonye iwe muga do iwe yo kugenda mukora ni menshi ufashe we muga ni ukuri nta busambanyi niba ari ibyatubayeho none se muga koko ni iki tugiye gukora amafaranga yanjye yasigaye ayo mazi yo ku nyanja uyajundike mu kanwa nurangiza uyamuvubereho gatatu uvuga ati ntuzongere kwiba wakana wajya umenya ko mukasa ari umuhagi yabaziye mumerekeze nyora amazi ninyora amazi nkamuciraho arahita akira se mwana wanjye uri na sogokuru aho ngaho araditswe wundi wazaga gukora nyamire gatatu nyamuciraho gatatu tugende we nabikoze ziragiye inzuki ziragiye muga ko mbona tuje muga arakize ameze neza arakize
sawa rero nawe ntazongere kandi n'abandi bantu bafite uwo muco barebe. arakize mana we seti bino ni ibiki oya seti bino ni ibiki mana we none se ko ahise yiruka muganga muganga yego mwana wanjye roho yenda ifite ni mu mureka gende roho yenda ifite ni mu mureka gende nge ndi umunyamakuru ibi bintu tubonye hari byinshi nagiye mbona ariko ibi ngibi byo rwose bifite itandukaniro none uyu Sadunda araza kuma nimero zawe kugira ngo nuwagira ikibazo nk'iki yahuye nacyo bibe bya ubu ndi umugabo wo kubihamya noneho ibyo mbonye birahagije abumva abana banjye ndabumva abana banjye ubwo Sadunda araza kuma nimero zanyu yego nta kibazo Sadunda ziguhe kandi nanjye nazikubwira wakana we ukazandika cyangwa se reka zime kuko turi kwihuta ahantu hano Uganda ahangaha ku gicumbi cyo kwa sogokuru na sogokuruza hano ahakomeye cyane mwana wanjye kugira ngo bashe gufasha abari hano Uganda n'abari mu Rwanda n'abari hanze twahabonye ngo ahantu handitse Musa Mukasa hanyuma vugisha muganga rero 078 yego 61 90 43 yego 3 murakoze 078 61 90 43 murakoze muganga rero reka nkushyirireho amafaranga yawe urakoze ubu ndumva ntuje meze neza ntekanye yego murakoze seti Saduma imitwaro 5 mbabarije harimo ndabeshya kamerama reba urugendo twakoze baseti turabizi turacyari kumwe nta kibazo gihari uretse nyine ibintu aya abantu nimukajye muhinduka bro reba ibintu nzanye mahitano nta kibazo ntabwo ari ngombwa dore aya ngaha sindanayavunjisha kuko nk'ibyo navugaga urabona ko akiri amadolari sindayavunjisha babandi bajya babeshya cyangwa bavuga gute amafaranga iyo agiye ari ibipapuro cyangwa aratari amafaranga iyo aguye mu mazi ahita acekagurika wabonye igipapuro yari arimo cyo cyashwanyaguritse ariko aya ni amafaranga original n'ayanjye hari ikintu uri bumarire seti humura turi kumwe turacyari kumwe reka tujye mu bwato tubanze twishyura ubwato kuko ntabwo nari mbyizeye nimara kwishyura ubwato duhite dusubira aho twari turi seti humura rwose turacyari kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe mubana mu buzima bwa buri munsi nari ndi kumwe na Sadunda turi mu gihugu cya Uganda nibwo rero kumbwira ngo yibwe ni kazi nyine nanjye nshyiraho kamera ariko ibi tumaze kwibonera ubu noneho ndi umugabo wo kubihamya ni hake ushobora gusanga ku nyanja hari ibikorwa nk'ibi ngibi cyangwa se nka Mukasa bamwe abantu bajya bumva nakorera ahangaha reka dusubire muri gahunda zikurikira inkuru ku munsi ibiganiro bitandukanye nkugezaho ni MC Setimana ikumera imigisha itagabanyije.